ndashaka kukubaza uvuga iki ku muntu upfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri iki gihugu cyacu? Nyine uwo muntu yipfobya ubwo abafite bene wabo bwo barayikoze kuko umuntu muzima waba wariciwe 94 ntago yapfobya jenoside. Ngo wowe rwose ni inyangarwanda kuko nta muntu wakurengagiza ibi bintu byabaye n'umwana w'uruhinja aya makuru aba yafite. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu abikoze aba yirengagije nkana, sibyo? Wow, zikinyarwanda. Yego. Nukwirengagiza nkana ikintu cyabaye. Yes. Nshishikariza n'umuntu wese aho wabuze umuntu wakoze jenoside yakorewe abatutsi. Ukaba muzi waramuhishiriye nawe uri umwicanyi, uri umugome nkawe. Ahantu hose mwaba muzi uyu muntu mubazi mutangira amakuru ku gihe. Ahubwo abantu turabiyamye mwebwe muze mushyikirizwe inkiko babafunge babadanangire. Ntabwo biragoye ko waba utarakoze jenoside ngo uyipfobye cyangwa se abiwanyu batarayikoze. Kuko buriya uyipfobya iyo wayikoze cyangwa ari umuryango mu muryango y'iwanyu barayikoze. Iyo ngenga bitekereza bafite azayipfana ko twebwe abana b'abanyarwanda twarasobanukiwe urumva twamaze gusobanukirwa ibihe igihugu cyacu cyanyuzemo by'umwijima w'icuraburindi ukomeye. Twamaze gusobanukirwa ibintu bibi byabaye mu gihugu cyacu kandi nibwira abanyarwanda ngo twibuke kandi twiyubaka. Nanavuga ngo never again. Yarabaye bariciwe abatutsi barapfuye n'abandi batavugaga rumwe n'ubuyobozi bwo kwa Habyarimana. Ahubwo ndamuvuze kandi atera umwaka. Mboneraho no kubwira na babandi bagenda babundabunda baba mu bihugu byo hanze. Yego baba mu bihugu byo hanze babivugisha ngo tuzakuraho ngo perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Barababivugisha bavuga ubugambo bw'amangambure mushaka kugira kugarura icyo bita ingenga bitekerezo ya jenoside. Mufatwa mushyikirizwa inzego zibakande zibakuremo iyo virusi mwamize y'abadayimoni y'ubwicanyi y'ubugome muhanirwe ibyo mwakoze. Abantu bapfobya ibi bintu turi mu cyunamo, hari abantu barokotse jenoside mu bafate mu mugongo mugende mu dufata umwanya tuvuge ku kintu cy'umuntu upfobya jenoside. Nkanjye nkura ndi umwana najyaga mbaza ababyeyi nkabaza mama ntisema ese tugira kwa nyogokuru, urumva abana b'abaturanyi barambwiraga ngo bagiye kwa nyirakuru mu biruhuko. Ngiye nkamubaza se twe kuki tutajya tujya kwa ba mukecuru mu biruhuko? Nabimubaza agahita ajya mu cyumba kikingirana ntagire ikintu ansubiza. Arambwira ngo ningira imyaka 12 ngazabimbwira. Ngize imyaka 12 bwansobanuriye ko ababyeyi be bapfuye muri jenoside. N'abavandimwe be nyine impamvu ntabona bahonkere benshi mbona umwe bapfuye muri jenoside. Urukumva nkabyumva nyine nkajya no mu cyunamo nkamuherekeza muri gahunda zose z'icyunamo. Ahantu nabyumviye unuburemere bwabyo ni umunsi ejo bundi naherekeje mama nyine na famiye gutaburura imibiri. Naricaye ndaboza nibwo narebye ndavuga nti byari bikaze. None ndicara ndatekereza ese umuntu wicara agapfobya jenoside akavuga ati ntayabaye habeho ubwicanyi bro. Boro kuvuga ngo abo bantu ntago babura kuko hari ikintu bita ideology. Buri wese agira ideology kuko ntago wavuga ngo abantu bose bagira imyumvire. Abo bantu baracyahari nubwo wenda batakiri benshi. Abantu byagiye bibavamo benshi bagiye bakira ibyo bikomere bibari ku mutima barashyingirana barasangira. Kurabona mbere hari n'ukuntu wajyaga gushyingira umukobwa iwabo bakabyanga. Twebwe muri famiye hari kese yigeze kubaho. Mama w'umuhungu yabwiye umwana we yagombaga yakundanaga na murumuna wacu umwana umwe w'umukobwa muri famiye. Aramubwira ngo nurongora uramututsi kazenzi yahora. Ibyo bintu byagiye bibaho ariko gusa bisigaye bigenda bishira ubu barashyingirana abantu barasangira. Umuntu nyine upfobya jenoside rega ikibazo dufite ubu ngubu tudashaka no kuvuga ngo umuntu uvuga ko nta jenoside ngo yigeze iba mu Rwanda. Nukuva abo bantu barahari. Bapfuye mu mutwe. Abo bantu barahari kandi ntacyo babahinduraho niyo myumvire yabo gusa icyo nababwira cyo ntacyo bizabagezaho ntabwo muzahindura abanyarwanda.
abanyarwanda aho bageze ubu ngubu nta kintu na kimwe cyabasubiza inyuma, kandi jenoside ntabwo izongera ukundi, never again. Ibyo byo mubimenye, kandi iyo myumvire ndumva abanyarwanda bamaze kubyumva, ntabwo rero mwabasubiza inyuma. utekereza iki ku muntu upfobya jenoside yakorewe abatutsi? Dushobora kuba tungana ahari, njyewe turangana, ariko ikiri umuntu cyo namuvugaho akavuga ati mu Rwanda nta jenoside habaye. uwo nguwo rwose ni inyangarwanda, kuko nta muntu wakurengagiza ibi bintu byabaye. N'umwana w'uruhinja aya makuru aba ayafite. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu abikoze aba yirengagije nkana, sibyo? Wow, z'ikinyarwanda. Yego. Ni ukwirengagiza nkana ikintu cyabaye. Yes. Wabwira iki umuntu upfobya jenoside? Icyo namubwira ntakire birarura, kuko ibyo ngibyo ibyo barimo kwijandikamo nawe urabyumva. Bibaye byiza kurushaho, nk'uko Paul ajya bivuga. Buriya njya nkunda kubivuga kenshi, ubundi ushaka ko umunyarwanda ushaka kubaho ubuzima bwuzuye ugendana na gahunda ya leta. N'ibintu byarabaye, nta isi yose irabizi. Niba isi yose izi ibyo bintu byabaye, wowe ugiye kwifata uri umuntu umwe ugatanya ngo icyo kintu nta cyabaye, ndagukarabye nta sabune. Ndashaka kukubaza, uvuga iki ku muntu upfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri iki gihugu cyacu? Nyine uwo muntu yipfobya ubwo abafite bene wabo bwo baba barayikoze, kuko umuntu muzima waba wariciwe 94 ntago yapfobya jenoside. Ahubwo abo bantu turabiyamye, mwebwe muze mushyikirizwe inkiko babafunge babadanangire. Ntabwo biragoye ko waba utarakoze jenoside ngo uyipfobye, cyangwa se abiwanyu batarayikoze. Kuko buriya uyipfobya iyo wayikoze, cyangwa ari mu muryango y'iwanyu barayikoze ukayipfobya, kuko nta kuntu umuntu yaba yariciwe agasigara uheru abantu babo bose barabishe, agasigara umwe ngo ajye gupfobya jenoside. Ibyo ntabwo byabaho. Ngiye nabibonye ejo bundi mu rugo bari gutaburura imibiri, nabonye ari ibintu ibaze nyine, ntago nari ndi kwizera amaso yanjye kugeza na n'ubu. N'ubu siniyumvisha uburyo umuntu yicara akavuga ngo mu Rwanda nta jenoside habaye ubwicanyi. Jenoside yarabawe, ni jenoside yakorewe abatutsi rwose, yarabaye, ntihagire uzabihakana. Yarabaye, bariciwe, abatutsi barapfuye, n'abandi batavugaga rumwe n'ubuyobozi bwo kwa Habyarimana. Ahubwo ndamuvuze kandi atera umwaka. Bano bantu ukwiye kujya ubicaza ukabaganiriza ku mateka y'igihugu cy'u Rwanda. Baganiriza ndabaruta, njyewe yabaye mfite imyaka 21, nari mukuru, nakoraga akazi ko mu rugo, urumva ibintu byinshi ndabizi njyewe. Ko ndibuka twebwe twajyaga mu ishuri, bazanaga ibyo bitaga kaye d'apere, bakavuga ngo abahutu bamanike urutoki, abatutsi bamanika urutoki, abatwa bamanika urutoki. Urumva byari ibintu hari ivangakarere, cyangwa ngo abanyabutare mujye hariya, abanyagisenyi, abo mu Ruhengeri mujye. Ko njye nigaga ku Muhima hano mu mujyi wa Kigali, ugasanga twese ababyeyi bacu bari baraturutse hehe mu ntara, ugasanga ni ibintu batwigishaga no mu ishuri. Biriya bintu rero ntabwo byari byiza, ntabwo ngo ni ibintu byari byarazanywe n'abazungu, ibiki n'ibiki, ni nabyo byagezeho bikora ku bantu, bituma haba jenoside. Si yo kubura jenoside yatangiye kera. Jenoside yatangiye muri za 59, ari nabwo abantu bahunze bajya hanze, bagera ubwo bajya i Bugande, ari nabwo abana babo bagarutse babohoza igihugu, abantu icyo gihe baricwaga, bagira bate, inkotanyi zijya gute zirabohoza. Ibyo ngibyo bari ababyeyi babo bari baragiye 59, bari n'abana babo baje, babonaga abantu barimo kurengana ku bwa Habyarimana, abantu barimo kwicwa, ibintu by'amashyaka, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko FPR igira gute, sinabona uko mbivuga nako. Ubona ute umuntu upfobya jenoside yakorewe abatutsi? Umuntu yipfobya bari ikigoryi kirenze n'ibindi bigoryi byose numvishije byabayeho.
aba afite ubugoryi burenze n'ubwa Hitler niba ari Hitler Hitler se ko yari afite ubugome Hitler buriya yari afite ubugoryi nyine yari afite ubugoryi n'ubugome uwo muntu aba ari umugome uwo muntu inama namugira ufite upfobya jenoside yakorewe abatutsi namugira inama yo kwiyahura akimanika mu giti cyangwa akajya gusimbuka kwa rubangura akagwa hasi agasandara cyangwa amugira inama yo kujya muri Nyabarongo akinagamo kuko iyo ngengabitekerezo bafite azayipfana ko twebwe abana b'abanyarwanda twarasobanukiwe urumva twamaze gusobanukirwa ibihe igihugu cyacu cyanyuzemo by'umwijima w'icuraburindi ukomeye twamaze gusobanukirwa ibintu bibi byabaye mu gihugu cyacu kandi nibwira abanyarwanda ngo twibuke kandi twiyubaka nanavuga ngo never again ntibizongera ubu hari umuntu waza akakubwira ngo ngwica runaka ntabwo ntibikunda ntabwo bikunda niyo mpamvu mvuze ngo never again mbonereho no kubwira na babandi bagenda babundabunda baba mu bihugu byo hanze yego baba mu bihugu byo hanze babivugisha ngo tuzakuraho ngo perezida w'igihugu cy'u Rwanda barababivugisha bavuga ubugambo bw'amangambure mushaka kongera kugarura icyo bita ingengabitekerezo ya jenoside mufatwe mushyikirizwa inzego zibakande zibakuremo iyo virusi mwamize y'abadayimoni y'ubwicanyi y'ubugome muhanirwe ibyo mwakoze nshishikariza n'umuntu wese aho wabuze umuntu wakoze jenoside yakorewe abatutsi ukaba umuzi waramuhishiriye nawe uri umwicanyi uri umugome nkawe ahantu hose mwaba muzi uyu muntu mubazi mutangira amakuru ku gihe sibyo se icyaha cya jenoside kandi kiri mu byaha bidasaza ni icyaha kibi cyane ntabwo gisaza ntigisaza kandi umuntu ngerekangiye ikintu uvuga umuntu uza ahantu haba hari imibiri y'abantu itaraboneka turakwinginze nyaboneka wavuze koko bani batanga amakuru